Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe muhereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse n'abahereye hanze y'igihugu mwese mwumva cyangwa se mukurikira Demi Empire. Nizeye ko mu by'ukuri mumeze neza. Ni amakuru mu by'ukuri navuga ko ababaje, amakuru ateye agahinda. Ngira ngo mu by'ukuri twe turi abana ariko tugira igihe by'ukuri urugendo rw'ubuzima bwacu rugahagarara. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri igihe kigera nyine tukagenda, biba bigoye. Kenshi nibaza mu by'ukuri uko tubayeho nkumva icyiza ni ukwiga kubaho. Ngira ngo kenshi nkunze kubwira abantu uti buriya ubuzima tubamo, uburyo tubayeho, inzira tunyuramo zose, abo tugendana, abo tubana nabo, haba mu kazi, haba mu rugo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mu nzira tunyuramo mu by'ukuri dukwiye kwitwara neza, dukwiye gukora nk'aho mu by'ukuri igihe kigera tugataha. Ndagira ngo nk'uko mumureba n'umwana ukiri muto, n'umwana muto cyane, mu by'ukuri navuga ko akiri hasi, aracyari hasi, yari akiri muto, agifite byinshi mu by'ukuri yakorera igihugu cyacu, afite byinshi yakorera sosiyete nyarwanda, afite byinshi yagakwiye kuba yari kuzakorera ababyeyi biwe ndetse n'abavandimwe biwe. Mwa bantu mwe, buriya iyo ubuzima tuburimo duhumeka turi bazima, kenshi ntabwo dutekereza ko igihe kizagera ubuzima bugahagarara. Kenshi nkunze kuvuga ngo twigirire neza, tugire neza, twigendere byibuze igihe cyacu cya nyuma kuri iyi si, byibuze hazasigara abantu bagira neza, bavuga ibyiza. Ngira ngo mwagiye mumubona ku masitati agiye atandukanye hirya no hino, abantu barira bavuga ati Mana y'isi n'ijuru kuki wemera ibintu nk'ibi. Kenshi ibintu dukora, ibitubaho niba ari igeno ry'Imana, ibitubaho kuba ari ugushaka kwayo, ariko kenshi dukunda kuvuga ati Mana kuki wemera ibintu nk'ibi ngibi ko bibaho, kuki wemera mu by'ukuri ko habaho gutakaza ubuzima nk'ubu. Umwana muto ungana gutya, kuki igeno ryawe? Kenshi Imana ikunda gukora igeno cyangwa se gushaka kwayo kukaza kukangiriza imitima yacu, kukaza kukasenyagura, kukangiza imitima yacu, ariko mu by'ukuri Imana ifite umugambi. Imana mu by'ukuri yafashe umwana nk'uyu nguyu iramwisubiza. Ngira ngo kenshi iyo ndebye komenti nkareba statasi za bamwe mu bacu batashye, kenshi njya ngira icyizere ko abantu mu by'ukuri batagiye guhera burundu. Kenshi njya ngira icyizere ko igihe kizagera mu by'ukuri twongera tukababona. Kenshi njya ngira icyizere cy'uko ugiye mu by'ukuri atagiye habi, ahubwo agiye mu by'ukuri iburyo bw'Imana Data ishobora byose. Iyo yaremye ijuru n'isi ikakurema ukaba uriho, igihe kiragera ikaguhamagara, igihe kiragera ikakubwira ati ngwino ube hafi yanjye, ikagushimira imirimo myiza wakoze ukiriho. Mu by'ukuri twebwe turi abagenzi. Bamwe rero iyo abantu bari mu modoka bagenda, hari abaviramo mu by'ukuri hafi, hari abaviramo hagati ndetse hari abaviramo kure. Niyo mpamvu rero ahubwo icyiza ni uko twese tuba tuvuyemo tugana ahantu hamwe. Icyo nsaba ni uko benshi mu by'ukuri muri mwe
mwagira uko mwitwara, mukagira uko mwitwararika ku bantu, mukagira uko mwitwararika ku bavandimwe, mu by'ukuri kugira ngo inzira nziza igana mu ijuru naho uzayinyuremo. Nahoze ngenda ndeba status bamwe bavuga ati mana kuki wemera ibintu nk'ibi ko bibaho. Uyu yitwa Jennifer niwe wa post nzavuga ati mana y'isi n'ijuru, kenshi igeno ryawe mu by'ukuri n'ubushake cyangwa se no gushaka kwawe biraza bikatumenagura imitima. Ntabwo twiyumvishaga ko umwana nk'uyu nguyu ukiri muto kuri uru rwego mu by'ukuri yatuvamo ngo agende utazongera kumubona. Uyu Kenneth witabye Imana mu by'ukuri yari umwana mwiza muri sosiyete, haba ku bana biganye, haba ku bo bakinanaga, mu by'ukuri bose bari kugenda bavuga ngo Imana imurihe iruhuko ridashira. Bose bari kugenda bavuga ati icyiza nuko wasize ubutumwa, nuko wasize urugero rwiza ku basigaye. Wenda twe twari kugenda mbere ntabyo dufite, ariko mu by'ukuri reka tukwigireho. Wabaye intwari muri bagenzi bawe, wabaye intwari muri sosiyete. Ati byibuze reka twe tukwigireho, twige byinshi bigiye bitandukanye kuri wowe. Ati kuko wabaye intangarugero haba mu bavandimwe, haba ku muryango. Ati biragoye ko kwibagirwa. Ntibibaho kwibagirwa ko turi kumwe, ntibibaho kwibagirwa ko tuzongera kukubona, ntibibaho kwibagirwa mu by'ukuri ineza yawe. Ngira ngo n'abantu benshi bagiye bandika. Undi nawe yakoze post aravuga ati mana kuki wemeye ibintu nk'ibi ko yaho, ariko nta bundi buryo nta nandi mahitamo, kuko ubu ntacyo twakora nk'abana b'abantu, byibuze umutuze aheza. Ngira ngo ni benshi bagiye bandika. Undi ati ibi ngibi ntacyo mfite nabivugaho, ndumva umutima wanjye utari gutera neza. Ibi kimwe cyose ndi gukora, ndi kuryama nasinzira nkatekereza Kenneth, mu by'ukuri nabuze amahoro. Uyu mwana w'umuhungu rero ngira ngo ejo bundi mwarabibonye ku nkuru nabagejeho y'impanuka. Umwana w'umuhungu wazize mu by'ukuri impanuka y'imodoka. Uyu mwana yari umwana w'intangarugero muri sosiyete. Kenshi na mpamvu nkunda kubabwira ati byibuze gerageza ibyo ukora byose, gerageza ibyo utekereza byose, byibuze ube urugero rwiza, ube urugero rwiza, ube inzira nziza, ube mu by'ukuri wavuga ati n'igihe nzataha byibuze hari abazaba banyereyeho imbuto nzima kandi nziza. So Imana rero nikomeze kurinde, ikomeze iguhe imbaraga no gushobora, kandi mu by'ukuri umuryango w'ababuze uwabo mwihangane. Niko isi imera, igihe kizagera twongere tubone Kenneth, tuzongera kumubona aseka, twongere kubona anezerewe. Igihe nicyo kibazo gusa, ako kizagera twongere tubone Kenneth yishimye, anezerewe, ibyishimo ari byose, ndetse natwe twishimanye nawe imbere y'ubwiza bw'Imana. So rero mwihangane, mukomere bavandimwe, twumve ko ari rwo rugendo rwacu twese. Ahubwo twige kuvuga ngo nzagenda meze gute, nzagenda ne, byibuze se nzaba nsize iyihe shusho kuri iyi si. Ndagushimye, Imana ikomeze umugisha. Nkusaba gukora subscribe kugira tujye turushaho kubana umunsi ku wundi ku makuru agiye atandukanye tugenda tubageza hano kuri The Main Empire. Ciao ciao, Imana ibahire.